naje gushiduka mburana n'amabanka none bikubitira ko n'imodoka bari barayifashe itwaye forode ifungiye ahantu ku karere ntavuze izina ibintu byose nshiduka byanshizeho nshiduka ndi guhamagara abagenzi Mr John Magaze ku Gasongera ku Rwanda mabwira u Rwanda n'abanyarwanda u Rwanda rwa Gasabo rutatswe n'ibisabo ariko ruzira ibisambo Rwanda waduhaye intore y'intajorwa navuga izina Rwanda yubatse amashuri n'amavuriro sindi yo ntore Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bya Inguni Zose TV. Njyewe ndi Brown T, hanyuma wowe wamaze gukora subscribe turagushimiye cyane kandi tukwifurije ibihe byiza. Uyu munsi ni ku cyumweru, tukwifurije icyumweru cyiza. Turi kumwe n'umutumirwa twatumiye, agiye kutuganiriza byinshi bitandukanye, afite byinshi agomba kutuganiriza kandi buri muntu wese ku ruhande rumwe cyangwa urundi cyangwa se Inguni zose akumva iby'ubuzima bwe. Turi kumwe n'umutumirwa, ni umugabo yahuye n'ibintu byinshi bikomeye, afite n'impano, so araza rero kutubwira byinshi. Reka wowe utega amatwi iki kiganiro, hanyuma uraza kutubwira muri komenti icyo wumvishe, icyo wafashemo cyangwa se n'ikiburamo kugira ngo ubutaha tuzacyongeremo. Wa mugabo Karame, witwa nde? njyewe mu mazina yanjye nitwa Ndikubwimana Jean Marie. Ayo niyo mazina yawe? Yego. Ariko nkaba ndi umupapa wigeze umugore, ariko uyu munsi uri single. ndi single. Hariya ari abo bita ngo ni aba single mother, wowe single father. Yego yego. Hanyuma mutumira muri iki kiganiro, nari mfite amakuru ko hari inkuru z'amateka y'ubuzima bwawe, ariko hari n'impano ufite. Hanyuma turahera hehe? Aho urashaka turaheraho. Ariko njye nagira ngo mbanze nsuhuza abantu bakurikiye Inguni Zose TV. Inguni Zose TV mpereye ku nganzo. Ku nganzo? Okay. Inganzo kandi ganje. Basuhuze. Mr John Magaze ku Gasongera ku Rwanda mabwira u Rwanda n'abanyarwanda u Rwanda rwa Gasabo rutatswe n'ibisabo ariko ruzira ibisambo Rwanda waduhaye intore y'intajorwa navuga izina Rwanda yubatse amashuri n'amavuriro sindi yo ntore niyo mvuze. Yubatse amashuri n'amavuriro ni intore ziruta intambwe. Akira sha. Guma. Nukuri ufite impano kandi nziza, kandi urakoze kubushuruje abakurikiye Inguni Zose TV. Hanyuma twari tuvuze ko tugiye guhera ku buzima bwawe. Ubundi mbere yuko utubwira amateka y'ubuzima bwawe, uko ubuzima bwawe cyangwa se amateka yuko ibyagiye biba mu buzima bwawe, ubundi uri muntu ki? Uribwira abadukurikiye uriwe byimbitse. Njyewe ndi umuntu wavutse mu bakobwa 9. Uri umuhungu umwe? Oya, nari mfite murumuna wanjye aza kwitaba Imana, ariko muri abo bakobwa 9 nabo hari bakeya. Yego. Ubwo nanjye ndasigara ndi uwo muntu. Ariko nubwo ndi uwo muntu, muri nge kubera ubwo bumuntu nabonye, ubumuntu ni mvuga ubumuntu bwumve nabonye. Hari gihe cyageze ukabura uwawe utabishaka, iki byose papa aragenda, mama aragenda, bashiki banjye baragenda, murumuna wanjye nuko sigara ndi umuhungu umwe mu bakobwa 4. Yego. Ariko kugeza na n'isaha n'uyu munota ubu nabaye papa w'abana nubwo mama atari. Ikibazo turaza kukubaza impamvu utari kumwe na mama w'abana, ahubwo turashaka kugira ngo uduhe nka story yawe cyangwa se amateka yo kuva waba umwana ukaba ugeze ahangaha ugeze. Ni amateka maremare, kereka ningenda ncamo gake gake. Nkiri umwana nize primaire. Uvuga urebamo hariya muri kamera. Nkiri umwana nize primaire. Primaire yanjye nyigira ahantu bita Rwamagana. Ariko kera hari komine Bicumbi. Yego.
noneho hakaba ahantu bitaga Nyamatete, ubu ariho habaye Karenge. niho kavukire yawe? Ni naho kavukire, ariko papa si yakomoka, mama si yakomoka, ubwo aho umwana akuriye aho bamubyariye niho ubwo njye ndi kavukire ya Karenge. Ibyo birarangira, amashuri haza kuzamo ikibazo cyagoranye, ariko nta nubwo natinya kukivuga, cya jenoside. Bamwe turababura, abandi baragenda. Ibyo birarangira, ngewe mpita nkurira mu mujyi wa Kigali, ndererwa mu mujyi wa Kigali, nderwa n'umusaza nubwo yitahiye. Uwo musaza rwose yari intwari, nubwo yitahiye abasha kunyishyurira, anyigisha imyuga, ndinda ubwo nkura, ndinda ubwo ngera aha ngaha. Ubwo ndatarutse muri makeya. Ni ukuvuga ngo utubwiye uburyo wenda wabayeho, uvukira Gicumbi, kera hari komini Bicumbi, hitwa Karenge, yego, mu karere ka Rwamagana. Hanyuma utubwiye uburyo wavutse, ubaho gutyo muri ubwo bwana bwawe, uza no kwiga primaire, ariko primaire amashuri bitewe n'amateka yaranze uru Rwanda, sibyo? Nyuma tubwiye yuko waje ukaba i Kigali, ukarerwa n'umusaza, hanyuma akaba yaranitahiye, ubu ukaba usigaye ari wowe wirwanaho. Aha. Ubu uyu munsi utubwiye yuko, ariko ubu barizwa he nonaha? None aha ngaha ubu nehehe umuntu warizwa avuga ngo wenda ndaha nkorera nkora ibi n'ibi, nibyo nshaka kugira ngo, ariko unsubije inyuma gatoya. Nakubwiye ngo wambwiye ngo ndivuga amazina yo kwivuko, mpita ninjira no ku ishuri, no kugeza ubu uyu munsi ubuzima urimo. Turagenda nyine dusubiramo inyuma gakeya, nagira nkubaza, ngenda umunyamakuru, ngenda nkubazamo utubazo ugenda udusubiza. Niyo mpamvu nkubajije ngo sibyo, ubu aka kanya ubarizwa he, cyangwa se ni ibyo ukora ubikorera hehe? Bikorera muri gare ya Nyabugogo. Ukora akahe kazi? Njye kugutegera se? Njye kugutegera imodoka se? Ubwo uri muri babandi baba bashakisha abagenzi. Nabyumvishe. Yego. Dusubiye inyuma gato, n'ubundi watubwiye yuko uri papa w'abana. Yego. Ese waje gushaka ute muri ubwo buzima? Ese uyu munsi kubera ukiri wenyine, ese waba ufite abana bangahe? Ibyo bintu wabidusobanurira, wabisobanura abadukurikiye? Ibi bintu ndabibasobanurira kubera ko no kubarega mwaje kundeba mugati igihe cyanyu ni inshingano zanyu, nanjye mfite inshingano zo kubasubiza. Dore uko byaje kugenda. Njye narakuze, ndabyiruka, urabizi uyu mwana yijajara, nawe urabyumva. Mbanza kugira gutya ku ruhande nyine ndi kureba ukuntu nigenza. Ukundanye n'umukobwa, urangije mujya muri bya bindi by'urukundo, umuteye inda, mubyaye umwana. Tubyaye umwana, ndareba nsanga umukobwa ntago yaguma iwabo. Umukobwa nahise mubwira ati ngwino, umukobwa baraje, ibintu bigenda neza, dukurikizaho abandi. Ariko ukuntu isi birinduka ntiwabimenya, nimba ari njye mubi, nimba ari we mubi, naje gushiduka ibintu byanze. Yaje kwanga, muratandukana? Turatana rwose. Kandi ntago gutana n'umuntu wajya kuvuga ngo ndi marayika cyane, simbizi. Nawe wenda wabigizemo uruhare cyangwa se ni ya minsi. Ubu tuvugana, uwo mu mwabyaranye aracyariho? Uwo twabyaranye arahari. Yaba mujya mubonana cyangwa muvugana? Turabonana, turavugana, nahari nta kibazo, harameze neza. Hanyuma ubuzima bw'abana? Abana, umwe ni umukanishi, undi yiga segonderi, ariko hari ukuntu nakubwira ngo narijajaye, hari undi nijajaye ku ruhande mbere. Nanone uwo ni umuganga. Yego. Byaje kugenda gute? Iby'isi nawe urabizi nyine, ikintu bita gukontorora umutungo w'urugo byaje kubamo ikibazo, ariko tutanagiye muri byinshi iby'urugo n'iby'umutungo, ubwo nawe ugiye kumbaza byinshi, ubwo byaje mu nyongorosoro nyine. Hanyuma ongera utwibutse amazina yawe. Nitwa Ndikubwimana Jean Marie, ariko iryo zina nababwiye. Ndashaka izina ryo kugasima bakuziho.
voilà cyangwa se inoto izina ry'ubusitari ry'ubusitari kare koze ziyumbaza gutyo niyo ngiye kubivuga ngiye mpita numva nezerewe rwose ubundi natangiye kuba umusitari reka nkubwire izina ryanjye naryiswe n'umuntu w'umukecuru ntanategerezaga ko yanarinyita hari umuntu bitaga John Merowi wayoboraga muri Amerika icyo gihe nimba yari minisitiri w'iki noneho kubera ibintu yabonaga nkora yari umukecuru ushaje ariko atuye hano mu mujyi wa Kigali nakubwiye ko narerewe mu mujyi wa Kigali ngiye kumva numva ngo uyu muntu yitwa John Merowi John Merowi mpita nibuka ngiye nkuraho ya Louis mpita mbihindura Mr. John ni umukecuru rwose Imana imumugisha yitwa Mama Kaneza ubwo urumva ni rero mudo hari ibyo wamubonanye ubwo umuntu uvuga ngo witwa Mr. John yego hanyuma ko hari izina numvise bakwita imbeba y'umujyi voilà imbeba y'umujyi rero ibintu bikimara kwanga bikimara kunkomerana nagiye umuntu yari yakubwira ngo ajye kukurera kandi ukuze kandi nawe akagombye kurera ukabona utabishobora uzi ko byahise bimvuna uzi ukuntu byamvunnye nese njye mfata umwanzuro hari icyo abakoboyi usanze ku gasima bakubaza bwa mbere ijambo rya mbere bakubaza umupampe gogosi ubwo nari ngeze Nyabugogo wo muziranye aho ngaho pampe gogosi ngiye kumva numva uwa mbere abaravuze ngo ariko ngo ngewe ngo nitwa mbyikorere ngo mbyikorere undi numva ngo undi ngo nitwa fuso ubwo bari kukunyuzura nyine nta gasima batanyuzura none bashaka kuvuga bakubaze ngo wowe witwa nde ayayayayayayaya umwe abanyise ngo muzehe ndicaye nsanga muzehe ndicaye ntabwo biri buze gukunda muzehe ndicaye kandi nazanywe n'akazi ntabwo byari gukunda wakwicara wagomba guhaguruka ubwo nahise numva umuntu hirya ngo yewe ngo abagerwa Magana Kayonza Umutara Nyagatare Rusumo yewe ndavuga ati nanjye njye bundi bahise banyita ubu nitwa imbeba y'umujyi ugeze Nyabugogo ukavuga ngo imbeba y'umujyi iryo zina ryavuye mu bapampe baravuze ati umuntu ni imbeba y'umujyi ariko ubwo abapampe nivuga abapampe nawe ubyumva urabyumva ntubyumva nagira ngo usobanurire neza ko hari amakuru mfite yuko waba warigeze gutunga amafaranga ndetse nk'uko wambwiye ko wagize n'urugo rwiza waba warigeze gutunga amafaranga menshi ndetse ngo wigeze gutunga n'imodoka ibyo bintu byabayeho wabidusobanurira ibi bintu rero kubigusobanura bwacya bukira ariko tunyuremo muri make nko mu minota yego ariko ndi umuntu wize mu byo nize ndakubwira ngo hari umusaza wandeze kundera yanyigisha ibintu bijyanye n'ubudozi arangije hari ikintu bitaga CFG ni ishuri ryigisha imyuga niga CFG menya kubaka menya kudoda ubu uzi kubaka neza wakujyana kugikwa wamenya gushyira itafari neza ugakora design neza inzu nkayigukorera igisenge ushaka rwose kudoda ubu wadoda guhera harya ni igicyoro cy'ikabutura ukadoda ukageza ku ikoti dore byoroshye n'ijipo reka nkutangeyo hari icyo twita manshiha wenda abatayiri bo bahise barabyumva urwo rurimi ntabwo ari ikinyarwanda manshira ubwo ni amaboko nicyo kintu gikomera cya mbere ku ikote mbo nzikoresha icyo bita 20U koroneri gorofiri yewe na zino mashini bita nyonganyonga ubwo abantu bazi ibintu byo kudoda barabyumva noneho akiyongera ko menya na mekanike y'ibyo bikoresho yego uzi ko mbajije ikibazo cyiza ari ikindi nakubajije uburyo nigeze kumva ko watunze amafaranga ukaza no kugera no kuri niyo ndi kwinjira n'uburyo noneho iyo mitungo wagize cyangwa se ubwo butunzi wagize bwaje kuyoyoka ukaba wisanga muri ubu buzima iyo ndi kwinjira uko natunze amafaranga ndakubwiye nize ubwubatsi ubwo naje kubera nize ubudozi umugore yahise mwinjiza mu budozi umugore muhindura umuntu ugomba kumenya iby'ubudozi nkamenya iby'ubwubatsi muri ubwo bwubatsi bwanjye nagendaga ngura ibibanza hirya no hino noneho njya mpinduka umwubatsi umugore ahinduka umudozi muri ubwo bwubatsi ngomba gutunda umucanga ngomba gutunda amabuye ngomba kujya kuzana amatiyo ngomba kujya kuzana amabati nubwo buryo nari nabonyemo fuso ubwo sinzi nimba ubikurura simbizi ifoso yari iyawe cyangwa niyo wakodeshaga yari iyanjye
ari yawe mu mafaranga yawe yanjye nakuye mu bwubatsi umugore ashyiraho tugafashanya murafashanya mugera kuri ayo amafaranga menshi watunze nangahe akoye ubu ntungoye na 2 na 3 bya buri munsi n'ibihumbi 10 bya buri munsi subwo nabiteranya ahubwo icyo nkubwira nuko banke zangiraga icyizere zikaba za makredi ako se mobile money nayo bana sinzi nimba ya garafure ariko se koko waba warigeze byibuze gutunga amafaranga ari mu mamiliyoni bese nawe witwa umumiliyoneri ugera no ku rwego rwo gutunga fuso uko byagenda kose ntabwo wagera ku rwego rwo gutunga imodoka ya fuso utari umumiliyoneri hanyuma ibyo bintu byaje kuyoyoka gute umugore mwaje gutandukana gute nicyo kintu tugira ngo tuze kuganaho hanyuma mukanyuraza kutwereka dukubitiraho za mpano zawe ufite hanyuma tunasoza ikiganiro ariko dore ikintangaza cy'abanyamakuru muza amakuru yacu mwarayabaririje cyangwa dore noneho dore ukuntu make andabirayatwihe yego dore amakuru naguha ntago natunze amamiliyoni menshi rikida amabarano hari icyo bita zamuka muri banke hari banke bita zamuka byibuze amafaranga waba barafashe mu ntoki yawe miliyoni 16 na 7 ariko icyo gihe umenye ko iyo yafashe ntago waburamo credit ufitemo amakredi n'ukujya n'ubundi banke ikuguriza kugira ngo witeze imbere wongere ni naho mpamvu wenda ushobora kuba yagiye gufasha no muri iyo modoka wari ufite ya fuso hari byo wagiye nabyo uyikoresha ukabasha kwishyura umwenda sibyo hanyuma twinjire mu buryo waba ayo mafaranga yaba yarayoyotse n'uburyo mwatandukanye n'umugore ese ni umugore wayatwaye cyangwa se mwaje gukina umugore araguta cyangwa se murashwana ubundi ikintu kiri mu rukundo ushyiramo parudo kubera ko ejo n'ejo bundi yagaruka ntabwo wajya kumena ibanga ry'urugo ngo urumene ryose ariko ikintu ndakubwira cyo 80% habuze icyizere hagati yanjye n'uwo twashakanye wanyuze aha yanyuze aha naje gushiduka mburana n'amabanka none bikubitira ko n'imodoka bari barayifashe itwaye forode ifungiye ahantu ku karere ntavuze izina ibintu byose nshiduka byanshizeho nshiduka ndi guhamagara abagenzi si ka karere uvukamo oya akarere mvukamo nakavuyemo icyo gihe niyo ngiye ngenda ntembera ndererwa muri Kigali ariko wumve ko no muri Kigali atariho nari nabona ibyo bintu ni namanutse mu karere ka Huye nkajya nkorera Huye Rusizi hari ikibazo wenda nakubaza byaba wenda iyo mitungo uvuga wari ufite niyo modoka byaba ari iby'uwo mugore ako nawe ntukinjire umuntu ubundi iyo mwahuje mukavuga turi umwe byose hari ibyanyu ni ibyanyu nazana ikibiri tukazana isafuriya finish ubu ni uri umuntu waba warakoze kuri miliyoni cyangwa se miliyoni zirenze imwe uri umuntu waba waratunze fuso ukagera mu rwego rw'uko uyu munsi nta nigara utunze hari icyizere waba ufite y'uko ubwo buzima bwazongera bukabaho kongera ugatunga amafaranga ndetse ugatunga n'imodoka icyizere kirahari icya mbere dufite igihugu gifite umutekano yes icyo cyo cya mbere kizirikiye ku nkingi y'umutima wanjye kabiri ntago ndiheba kuko sinacitse amaboko cy'amaguru kandi ndatekereza icya gatatu cya mbere nuko abitwa ko bankomokaho nta numwe dufitanye cyasha icya gatanu kinakomeye nicyo nakora cyose ndarya nkihiringa ariko umwana wanjye ntaburikaye very good uri umuntu w'umugabo kora hano umuntu w'umugabo burya abantu b'abagabo bavuga ijambo nk'iryo baba bakeya